bagize iyi si yacu, abumva ururimi rw'ikinyarwanda ndetse namwe abagomba gusemurirwa. Uwiteka abaho umugisha. Tugeze muri wa mwanya w'amakuru y'ahandi, amakuru asomwa buri sabato nk'uko abaruhuka isabato tubimenyereye mu mwanya w'ishuri ryo ku isabato, kandi dukomeza kubibutsa ko muri iki gihembwe cya gatatu twerekeje mu bihugu bigize diviziyo y'Uburayi. Muri ibyo bihugu bigize diviziyo y'Uburayi, uyu munsi turerekeza mu gihugu cya Bulgaria. Inkuru iri bwibandweho ifite umutwe ugira uti uruhushya rwo kubaka rwabonetse mu buryo bugoranye. Iyi nkuru ni y'umugabo witwa Marian warizwa mu gihugu cya Bulgaria. Nk'uko bisanzwe tugire bimwe tumenya ku gihugu cya Bulgaria. Mu mwaka w'igihumbi 1899 igitabo cyanditswe na Elena White cyitwa Kugana Yesu nicyo gitabo cya mbere cyasobanuwe mu rurimi rukoreshwa muri Bulgaria, maze gisohoka mu icapiro kandi gikwirakwizwa muri icyo gihugu. Mu mwaka w'igihumbi 1911 Pastor Mota waje akomoka mu gihugu cy'Ubudage yahanze misiyoni ya Bulgaria. Mu gihumbi 1912 itorero rigizwe n'abizera 8 ryahanzwe mu murwa mukuru w'igihugu cya Bulgaria witwa Sofia. Mu mwaka w'igihumbi 1990 nibwo itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi ryemewe mu buryo bw'amategeko mu gihugu cya Bulgaria. Kugira ngo ubashe kubaka inzu iyo ari yo yose mu gihugu cya Bulgaria, ugomba gusaba uruhushya rwo kubaka. Uruhushya rwo kubaka rutangwa n'umuyobozi w'umujyi. Kubera ko itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi ryari yateguye uburyo bwo kubaka urusengero runini abizera bahuriramo mu mujyi mukuru w'icyo gihugu witwa Sofia, ryari rikeneye kubanza gusaba uruhushya rwo kubaka ruriho umukono ushinzwe inyubako muri uwo mujyi. Umuntu yagombaga gusaba uburenganzira bwo kubonana n'uwo muyobozi akamusanga mu biro bye, ariko uwo muyobozi kumubona byabaga bigoranye kuko ntabwo yabaga hari buri munsi. Yageraga mu biro bye rimwe mu kwezi akaza gusinya ku mpushya zo kubaka zabaga zigiye gutangwa, kandi nabwo akaza nyuma ya saa sita. Nanone kandi gusaba uburenganzira bwo kubonana n'uwo muyobozi byakorwaga kuri telefone, kubera yuko kubusaba imbonankubone ntabwo byabaga byemewe. Uwitwa Iva ni umunyamabanga w'itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi muri Bulgaria. Yahamagaye umunyamabanga mu biro by'umuyobozi ushinzwe inyubako ashaka gusaba uburenganzira bwo kubonana n'umuyobozi ushinzwe inyubako. Uwo murimo ntabwo wari woroshye. Igihe Iva yahamagaraga mu kwezi kwa mbere, buri gihe yasangaga umurongo wa telefone uri gukoreshwa n'abandi. Ukwezi kwa kabiri yarahamagaye ariko habura uwitaba telefone. Ukwezi kwa gatatu ndetse no kwa kane, igihe yahamagaraga telefone yasangaga uwo murongo uri gukoreshwa n'abandi. Umuyobozi w'itorero ry'Abadivantisiti mu gihugu cya Bulgaria yagiye mu biro by'umuyobozi ushinzwe inyubako ajya gusobanuza uko ibintu bimeze. Umunyamabanga mu biro by'umuyobozi ushinzwe inyubako yaramubwiye ati ntabwo ushobora gusaba uburenganzira bwo kubonana n'umuyobozi muri ubwo buryo, ugomba kubanza ugahamagara. Ubwo umuyobozi w'itorero yari akiri mu biro by'ushinzwe inyubako, yahamagaye Iva aramubwira ati ubu ndi mu biro by'umuyobozi ushinzwe inyubako, none hamagara umunyamabanga we aka kanya. Iva yarahamagaye, arongera arahamagara, ariko ntihagira umuntu witaba telefone. Umuyobozi w'itorero yumvaga iyo telefone iri gusona ndetse n'umunyamabanga mu biro by'umuyobozi ushinzwe inyubako nawe yashoboraga kuyumva, ariko ntiyigeze ayitaba. Iva yahamagaye umuyobozi w'itorero aramubwira ati bari wowe umuhamagara. Umuyobozi w'itorero yahagaze ku muryango w'ibiro by'umuyobozi ushinzwe inyubako ahamagara umunyamabanga w'ibyo biro, ariko nabwo ntiyitaba. Icyo gihe nibwo Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi batangiye gutekereza ko hari undi muntu ushaka kugura ubutaka bwabo. Ikibanza bari baraguriye kuzubakamo urusengero rw'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi mu burengerazuba bw'umurwa mukuru wa Bulgaria cyari giherereye ahantu hifuzwa n'abantu benshi. Icyo kibanza cyari giherereye iruhande rw'amarembo yinjira mu muhanda wo munsi y'ubutaka. Ku ruhande rumwe rw'icyo kibanza hari isoko rinini, urundi ruhande hari umuhanda wa gari ya moshi, gare ry'umwotsi. Hari umuntu wizeraga ko itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi rizajyaho rikarambirwa, hanyuma rikagurisha icyo kibanza ku giciro cyo hasi cyane. Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi batangiye gusengera inyubako y'urusengero rwabo bashyizeho umwete. Basenze imyaka 25. Haje gushyirwaho umuyobozi mushya ushinzwe inyubako, maze ashyira umukono kuri rwa ruhushya rwari rumaze imyaka myinshi rutegerejwe. Inyubako y'urusengero yatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2024 kubw'ubufasha bw'amaturo y'isabato ya 13 azwi ku izina ry'amaturo yo gushyigikira imishinga y'ivugabutumwa ya buri gihembwe. Marian mukuru w'itorero
kuri iryo torero aravuga ati tunejejwe n'uko amasengesho twasenze mu gihe cy'imyaka 25 yashubijwe. Urusengero rw'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi rwo mu burengerazuba bwa Sofiya ruracyari kubakwa. Turashimira abaterankunga n'abagira neza bo hirya no hino ku isi bagize uruhare mu gutanga amaturo y'Isabato ya 13 y'igihembwe cya mbere umwaka w'ibihumbi 2020. Muri iki gihembwe nawe ushobora kugira uruhare mu kugeza ku bantu batuye muri Bulugariya inkuru ya Yesu Kristo uri hafi kugaruka. Umugabane w'ayo maturo uzafasha ishuri ry'incuke ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi kuva mu bukode no kugira inyubako zaryo mu murwa mukuru wa Bulugariya. Tubashimiye amaturo yanyu y'ubushake. Amakuru y'uyu munsi agarukiye aha, naho mu cyumweru gitaha tubagezaho amakuru yo ku Isabato itaha afite umutwe ugira uti ishuri rya mbere ry'incuke ry'itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi. Uwiteka abagirire neza.